Yes, right. Hello, check. Yes, right. Welcome, people. This day, TKM TV Rwanda Online. My name is Gakuru Janvier, nk'ibisanzwe dukurikira twongera guhikazana mu biganiro byacu bya TKM TV Rwanda Online. Je ugusuza kandi kwikiriza nitwa Gakuru Janvier. Nongera kubifuriza amahoro Imana mwe mwese mudukurikirana mu biganiro byacu bya TKM TV Rwanda. Kandi nongera kubifuriza amahoro y'Imana wowe tubanye bwa mbere kandi dukurikiye bwa mbere ndagusaba ngo ubanze ukore subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubana natwe mu biganiro byacu bisanzwe kandi bikurikira. Kandi nongera kubwira ngo wowe muntu utubonye bwa mbere ni byiza ko waduha ibitekerezo nyunganizi byuko ubonye ibiganiro byacu ndetse n'icyo wumva wifuza ko twaza kuganiraho ubutahangira ngo abari hano murabimenyera. Nagiye mbona comment zanyu zitandukanye zigira ibyo zidusaba, turabizeza ko tuzagenda tubikurikiza. Hanyuma rero uyu munsi dufite inkuru itangaje iteye ubwoba mu buryo runaka, ariko byose byo dukorera hano kuri TKM TV Rwanda ni biganiro by'iyobokamana bigamije kudushishikariza by'umwihariko gusenga dukora kandi tugakora dusenga. Ibyo ni ibintu bibiri bigendana nk'uko mpora mbibabwira buri gihe. Gusenga dukora kandi tugakora dusenga. Byaba ari ikibazo kuba wahora usenga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nta karimo na kamwe ukora. Ibyo bintu rero muri isi iki gihe sinzi ko byaba bikigezweho pe. No gukora ariko usenga kandi ugasenga ukora. Mbere gato reka mbanze mbwire ku nyigo tujye kuganiraho hanyuma ngaruke nsuhuza abantu. Mu gihe usanga abantu hafi ya bose baririmba ndetse baba bifuza kujya mu ijuru, kugeza aho byaguteranya ubaye ubwiye umuntu uti ntabwo uzataha ijuru kandi we aririmba cyangwa akorera Imana agamije kujya mu ijuru, wowe ukaba wazi ukambwira uti ntabwo ijuru ririmba uzarijyamo. Ibyo bintu kugeza aho bishobora kubateranya ku buryo waramuka ubwiye umwe muri abo bantu ko atazajya mu ijuru. Biratangaje cyane kubona abantu bishyize hamwe bo bakaririmba ko barimo bigira ikuzimu ndetse bakanasaba ko hatagira umuntu wabangamira mu rugendo rwabo. Ngiyo inkuru tujye kuganira. Ni itsinda ry'abaririmbyi bo bishyize hamwe baririmba indirimbo, baririmba bati mutureke twigire ikuzimu cyaze mu ndeke nigire ikuzimu. Biratangaje. Hanyuma rero reka mbanze nisurize abantu. Ndasuza mwese mudukurikiye muri mu ntara enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe uri hano mu mujyi wa Kigali by'umwihariko uri hano mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize hano mu mujyi wa Kigali. Nsanzwe nsuhuza abantu noneho mu mujyi wa Kigali nkawusoreza uyu munsi mutangiriyeho. Yes, right. Hanyuma kandi nawe udukurikiye iburengerazuba mu karere ka Karongi, abantu bari ku Kibuye turabasuje cyane. Abari Nyamasheke, abari Rusizi ndetse na Rubavu n'utundi turere twose tugize intara y'Iburengerazuba turabasuje. Abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari abo nasuje ni amajyepfo, amajyaruguru, Iburasirazuba. Yego, Iburasirazuba namwe twongeye kubasuhuza cyane. Reka rero nizere yuko mumeze neza cyane kandi Imana ikomeje kubarinda. Hanyuma mu bitangaje rero, iyi nkuru ni inkuru itangaje ariko kandi wavuga ngo iteye ubwoba. Itu rero bihagaze bite? Aba nta bandi ni itsinda ry'abaririmbyi ryitwa ACDC. Iryo ni itsinda ribarizwa mu gihugu cya Australia. Iri ni itsinda ririmba mu njyana ya rock ubundi mu busanzwe. Nugera ukifasha imbuga nkoranyambaga, ukifasha urukuta rwa Google cyangwa ukajya kuri YouTube ukandika ijambo ACDC uraza kubona ibihangano byabo. Ariko noneho mu bihe bishize iri tsinda biratangaje kuba ari itsinda by'umwihariko aho bafite indirimbo yabo bise Highway to Hell. Ubundi urumva ijambo kubagerageza kumva ijambo ry'icyongereza, bafite indirimbo yitwa Highway to Hell. Highway to Hell. Hell ni bivuga ikuzimu. Highway usanga nko twabifata nko muri za nzira ndende cyangwa imihanda miremire. Mu bihugu byo muri Europe cyangwa i Burayi bagira imihanda y'ama highway, ya mihanda nyine iwani bari miremire cyane. Noneho rero iyi ndirimbo ugenekereje mu Kinyarwanda wavuga ko ari inzira ngari igana ikuzimu. Rero iyumvira mu magambo agize kandi akomeye aba baririmbyi agize iyi ndirimbo. Baririmba ngo kubaho neza, kubaho mu mudendezo ni ukugira itike yo kuzajyayo. Kurikira wumve. Nta kindi nsabwa, mundekere umutuzo wanjye, byose ndabyimenyera, nta mpamvu yindi nshaka. Nta kindi nakora uretse kumanuka igihe cy'ibirori nikigera.
inshuti zanjye nazo zizajyayo. Nta nubwo yemera ko azagenda wenyine. Ngiye ikuzimu, nta byapa bimbuza gutambuka cyangwa se binsaba kugenda gahoro. Uyu sinjye naba baririmbye ndi gukotinga amagambo y'indirimbo baririmbye yitwa Highway to Hell. Highway to Hell. Satani, nishyuye amadeni yanjye yose, naririmbye mu itsinda rya rock. Mama, ndeba ngiye ikuzimu, mu gihugu cy'isezerano, ngiye ikuzimu ntimumbuze, ngiye kumanuka ngere ku ndiba hasi cyane. Mu izina rya Yesu. Wowe dukurikiye uri kubyumva ute? Hari umunyarwanda ubundi yaravuze ngo akabi gasekwa nk'akeza. Kuba muri kubona ndi guseka abantu mukurikiye inkuru za TKMTV Rwanda, nimugire ngo ni ibyishimo, ahubwo ni akababaro. Umunyarwanda yaravuze ngo akabi gasekwa nk'akeza. None se mwabantu mwereka mbabwire, mwereka dukorera Imana kandi tuyikorere cyane, kuko mu bigaragara urabona ko ibintu biteye ubwoba pe, biteye ubwoba. None bigeze ku rugero umuntu asigaye asenga ubwe akisabira ngo ngo nimundeke ngende ajye kuzimu kweri. Niba dukorera Imana tuyikorere tumara amaje, tuyikorere nta gusubira inyuma, nta guhagarara, nta bwoba, kuko n'abakorera Satani baramara amaje. N'abakorera Satani baramaje, inkuru zihari ni nyinshi. Turakomeza kugenda tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko namwe muragenda mubona ko gukorera Imana nukumara amaze. Ndakwibutsa yuko hano mu biganiro byacu bya TKMTV Rwanda tugufitiye abatumirwa mu nkuru zacu ziri imbere, baganira ku by'ijambo ry'Imana. Imana isizemo amavuta, tugufitiye Imana yasize amavuta, tugufitiye abaririmbyi bakuririmbira indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza Imana mu makava zitandukanye, mu ndirimbo zabo bwite. Wowe ukomeza kubana natwe, ntucikwe n'ikiganiro icyo ari cyo cyose hano muri gahunda za TKMTV Rwanda. Nakomeje kugenda mbona n'abandi batubwira bati mutumirwa runaka, undi runaka, ariko nko twabibijeje turashobora kugenda tubibakorera. Dukomeze n'inkuru yacu. Nubwo rero iyi ndirimbo idasobanurwa kimwe, hari abavuga ko aba baririmbyi baririmbye cyangwa se bayiririmbye bashaka kuvuga umuhanda umwe wo muri iki gihugu cya Australia wahitanaga abantu benshi, bawutwariragamo imodoka kubera ukuntu wari uteye nabi, bigatuma ufata akabyiniro ka Highway to Hell. Cyane ko banavuga ko mu baguye muri uyu muhanda harimo n'umwe mu baririmbanaga nabo n'aba baririmbyi. Icyakora hari n'abavuga ko aya magambo y'aba baririmbyi yaba afitanye isano n'imikorere yishe inyuma ya Satani, aho abantu bamwe basigaye biyemerera ko ari abakozi be ku mugaragaro. Ngira ngo ubundi hari inkuru nyinshi zitandukanye tugenda tubona, akenshi na kenshi rimwe na rimwe ubona bigoye guhita wemeza uvuga ati ariko iyi ndirimbo ubundi ishatse kuvuga iki. Rero ugasanga impamvu cyane nabakoreye iyi nkuru, hari abantu bakunda indirimbo ariko utumva ikivuga, wowe ukumva wayikunze, ifite injyana nziza. Muze kugenda mwumve injyana y'ino ndirimbo yitwa Highway to Hell, sibyo? Muze kugenda muyumve, uri bwumva ari injyana nziza, wumve n'indirimbo nziza, wumve n'indirimbo wakomeza ukumva, ariko kumbe ifite ibindi bintu ivuga. Ngira ngo maze kubibasobanurira hano, maze kubibasobanurira hano. Ibi byose rero bikaba bisaba ko abakunda indirimbo bajya bagenzura neza ibisobanuro byazo, cyane cyane bagasobanuza iziba ziri mu ndimi batamenyereye cyangwa batumva. Kandi ubwo iyo wenda ntabwo tujye kumentioning indi ndirimbo hano itandukanye niyo turi gukora, reka twe kubijyamo, ariko wumve ko mu gihe ari indirimbo wumva utumva neza cyangwa se ukareba izina ry'indirimbo, ibyo byose nta muntu utazi ijambo hell. Ariko iyo Highway to Hell nawe urumva ko ni inzira ngari ijyana abantu mwirimbukiro. Mu biganiro byacu bisanzwe kandi bikurikira ndetse bitaha, tuzarushaho gukomeza kujya tuba namwe mu nkuru zitandukanye, ariko by'umwihariko ziganje cyane mu by'iyobokamana. Wowe rero nongera gusubiramo tubonye bwa mbere, utwumvise bwa mbere, bana natwe ukanda subscribe, ugusubiza kandi ukwikiriza. Nitwaga Kuru Janvier, iyi ikaba ari TKMTV Rwanda. Ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu bisanzwe kandi bikurikira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom.